umwashaka ko njya kwiga ungashaka ko nkoroka ubwo butari minotoro bwanjye ubucipesheje agaciro ntacyo nicyo naho mwese muzi mugihe undi kora ibyo nguhaye hano urukundo ubu ni jewe ubaye bosi we ndakubwiye ngo manzi utoroshe natoroshe babuji ko mfite ikibose rero hariya ni nk'ikibwa neza kwifata kikamereza fone ngo bamwiterire kwifata kikamereza fone ngo njye gushaka umuntu natanaye ntagize ute ngo bariganye ndebe nimba umuzi umbwire gira waba umuzi bamwita nde ngo bamwitarire ntabwo mbizi yabimaye no munsi bati nanjye amaye 400 ngo mumushake kugurisha kwa muntu ngo yitwa riri ako numvishe ngatuye ngo muri izi nce kuko nayambye ngo nibande cyane cyane ariko ntabwo nzi ngo igipangu ni iki seka abantu bajya bitiranwa waba umuzi kabunyeretse ifoto nasatuye abantu benshi hari umuzi se ko ndangire mbasi ngereyo ndebe uwonzi agiye gusa n'uwo neza barasasa wabona nyariye we magana ane asa gutya fresh reba afite ibiboro bimeze nk'ibisoso hejuru by'ibinuza by'ibyimba wagira yararaga ku dore hano ngaho suri kubibona ubundi n'urujishwa rw'iburyo ni runini cyane kuruta ijya hano n'ubu ndi gushaka umuntu agiye gusa nkawe wamundangiye siniba umuzi ibi nabyo byatuma umuntu atirira ibiceri bahu kumbitira ngo ukageza n'iki dore n'uyu murebe na neza uri kubona ko afite ibiboro by'ibinuza hano ngaha n'ibinwa ni binini nyine bagiye gusa ariko ntabwo ari bwira ko utamuzi nigendere cyangwa ugira ngo uramuzi ntabwo muzi natuma umuntu atabona ibiceri bye mbese uko umuntu batamuzi nicyo kibazo nyine biraho gutya nakumera neza ejo nari nigiriye kwitembera hanyuma ngarutse nyine urampamagara ati ngo twimutse cyo ntabwo uzi inzu yatuzanye inzu ni mbi cyane urumva ntabwo nakwishima inzu ni mbi mana kuyinjira wumva mana byavuye kure none ndi kumubaza impamvu ngatinda inzu twari turimo ngo bari kubikora ngo bari gukosora cyane ibisazi nyine nta kundi tu nese ubundi wumeze ntabwo wowe wabura kumera neza tu ariko ndanagukumbuye tu nese ubundi tukumere ikibazo tu shazi kurugukumbuye se cyane cyane ugiye mu kazi ukibwira ngo nyine uburyo bworoshye isi neza usigaye utwate muri iyi minsi gute gusa wicaye gutyo biragira ngo birozwa nande ariko rwose nabaye karyasi wawe sigenda buharanseka iki se ntabwo guseka ariko tu ahubwo se none guseka bibaye ikibazo si bibaye ikibazo ariko uburyo usigaye witwara muri iyi minsi bisigaye byarabaye ikibazo
ntabidanje ariko ntabidanje niyo mvugo usigaye wiha ngo mani ntabidanje ari cyane kuko usigaye warahindutse oya nawe sigaye ndakubwira ukandebera ku rutugu wowe ndano sizo misatsi noneho zikoze ariko narasoje nawe kungendaho ibintu byose ni ukungendaho ariko ndi mukuru narasoje uri mukuru wo kutagirwa inama se uri mukuru wo kwigira ibyo ushakiye mu nzu yanjye inzu yawe okay ariko nyine ikintu nakwisabira pe kungendaho bigabanyije kuko yawe ugabanyije kugenda akantu kose ugendeho ngo nkore iki kandi ufite umukozi kuba ufite umukozi ni kimwe nano no kuba utakora ibintu kuba ufite umukozi ntabwo ukubuza kujya koza ibyo kuba mfite umukozi ntabwo bigusaba kuba nicaye muri saro isa gutya wahabyukiye hari akazi ufite ariko nawe ntukasitse rwose nese umukozi wamuzanye ngagira ati ushize mbabarira ugabanye kwitwara nk'uburyo yo kwitwara mbere kwa mwana wumvaga ubutabire se n'iki cyaguhindura ntabwo nahindutse ariko warahindutse cyane iyo nsigaye ndavuga ukanseka oya guseka nanone ntabwo byaba ikibazo n'agasuzuguro ufite ukagabanya bitari ibyo urasubira mu cyaro nawe ndagusubiza ntabwo nkeneye ahantu hasuzugura ariko nawe ntabwo waba gutyo ngo uransubizayo ndagusubizayo da seri icyumweru cyose gishize ntavuga ngo wumve aho ndaza guhamagara mu matambe mubwire nsubiza mu cyaro kuko ntabwo nabyihanganira yewe mve mu kazi nsange nta kintu na kimwe wakoze ahubwo ngo wagiye ninde wagiye ni nawe ninde se akandi kabazo narakuzanye ngo ujye urafatira umukozi uriya mukozi namuzanye ngo akubere umukozi none se agomba ariko gukora akazi kose n'uwambwiye akora iki agomba kugikora uramuhemba none se niba umuhemba n'ubundi nubwo turi abavandimwe shatawe ariko nawe rwose umuhemba ngahe niba mukozi usigaga uramufurisha n'amakariso ese si icyo yaje gukora hano icyo yaje gukora utazatuma mpanga kandi yakundaga sawa nyine utazatuma nicuza ibyo nagukoreye mbabarire pe please ndagusabye nk'umuvandimwe unyumve nk'umuvandimwe pe agasuzuguro ufite ukagabanya kandi kujya kwishinga kuri uriya mukozi ndabikwiyana ntabwo umuhemba ujya urabyuka ukora imirimo ya pedo subiza kuri iryo jambo gusa nimba bitabaye rero urasohokera ndagusubiza mu cyaro ego ko ntagiye se ndagusubiza ntaho najya ariko ndeberara ngazansubiza mu cyaro ngewe njya mu cyaro ariko barawe ahubwo niwe wagenda nkayisigara isoni nza nkwereke ukiryamira ahubwo Ntabwo itaramira te. ahubwo nibagiye ko n'inkweto z'abana Eliminator. Zose tu. Eliminator. oya usibye ko nubwo nta Ariko mutefusha muragi. Nyere mwego mutefusha muriha. Yego byo ndari byo filime benshi. Gashobora kubagana na Kongo. kwihora ho byo ndi kubyumva cyane niba kubyende uriya nubwo naje gukora akazi ko mu rugo iramukatse yacu terminator waduhaje kandi Kigaragara ko n'umusazi. Uko no kuvuga ngo ako muntu utekera mu kuma babuze n'ukazi Imana yawe hanagura. Ngunda kaniko gashasha umuntu yazabona yahanakuye Kumanza ari guhinjira no gukingurira. unubuzi kwibana Nyiraweho nimba mpuje uru rugo ntabwo rwo kwanikira. gacunga zigeze Subira harahiga njyewe nijishinzwe igipangu. Inzo ni hanini kwandiko. ngo hano ngo ni
ngaho muje muranyumva mwebwe no gucunga nimba isaha zo kujya zijye isaha muhamagara aratugira ahubwo urasubira hanze buretse muhereze urasubira hanze afungurire ariko si buretse imbora bityo abantu mu cyaro basigaye baza bakabagurya ubwo akazi agiye kuguha hari umuntu ukuza mucunzi turi inshuti y'amawe sohoka hariya nongere nze ngufungure mubwire nginji abantu ntabwo ndasohoka Uzica neza nshinzwe ko muri muri runo. wamuhana mpamagare rimwe none mubazi uzica nshinzwe mu runoho mubaze nawe arantinyaga mpamagare nyoko Yego, nzabandemo. hanze yewe pushpa urukumva jewe nabaga abantu baraza kumenyera ubuzima no mu maraso buriya turi usanze turi kureba akira ese inkweto zarava uzogesha abo mbiporofitiye muwe mbiporofitiye oya uretse si ngomba neza inkweto manza uzitoroshiye ariko ninja uporofise ntari wewe ariko hano ntabwo ari we ushinzwe gufungura abantu ngo binjire umva nyine nje tuzi ko waje gusaba akazi hano ngenda kabura ngenda hano ngo ugiye gufura neza kuyobora uyu utagira ukuri shikira ndi kukubwira shikira ntatagira none se n'ubundi kari uratorosha ntawe uratorosha cyangwa mwese muze mwatoroshereze rimwe uratorosha ntawe uratorosha ariko nje babuje kunjira ku gipangu yaranyizeye si nkawe ushinzwe iki mu rugo umwe ushinzwe iki gipangu nariho gishinzwe umutekano natasohoka asohoke ndikubwira cyo mu mugore uza no kugira urakwahita urakuhitamo iki imbanga mu mutwe yego ahangaha muzi ko ugifitanye ko Mbese kandi bro, hasi igenda kabuza kandi gaha uduhagaze ubwo urerebye urabonza abamemo yararindagiye icyo gihe noneho umwe ashaka kongera Nta kwiga bwenge ngira. undi ashaka ko nkuroga ubwo butari minotoro bwanjye ubucitesheje agaciro ntacyo ngicyo ngaho mwese muze mugire ukora ibyo nguhaye hano uri kubona ubu ni jewe ubaye bosi we ndakubwiye ngo manza utoroshe iyi ntatoroshe umva sibira wanyuzuza amakuru ntabwo namwe ndabazipana so nyamura nkoropeje n'undi munsi bawuje ndanyaka ngo yarashaka ndamubwira ko ntaha ngabane ishano ry'umurimo twakazira ngasohoka sohoka ngiye kugukubita ngiye kugukubita yewe sha anyuze yicaye mu nzu agiye ngizi yo muntu ubuzima buri maraso natake ubwo yari kiri yamenyera yego uramenyera ndakubwira ngo sohoka yego ari kandi bigasane ngo biteye anyuze waba ukuje kuzana gano mazi ariko bari bakubwiye ndikukubwira anyuze yasuhuje ariko umuntu ajya arakubwira unyarutse anyuze none ngiye gukubita nyine anyuze nyine ngiye gukubita tuzi ukuntu windi kuko ngize mu rugo no kwinjira umfasha nyine turi gukora byasene bugiye kunyitura si waje gusaba umushugu ikarara bari mucacu biteye anyuze wari ukuzana kaba karose ngane mu basene ko yari yakubwiye kari mu rugo ntuwoga none ndebe kare ikigo mwenda giraga kunyira indambari ese nje ndambara iki ko ari ndiyambarira ikanzu y'amahanga abaterminator kabucitse ubundi ni jye watozaga abana b'abamuntu ariko si abitekereje atera kamazi ni nayo yashyize kugira atangantera ajya hurutuya akoze ubundi weho wambwira ngo ushinzwe ikira andi inkoni zawe ushinzwe iki arinjiye ankorera ibushinzwe ikiri majiye kubona uko nubwo twakuzanye twazanye umusazi urabwirira kumwungura byo nabize umwungure ariko umwanya nawubu shakiyazi uranagerageza ukabikora ndagerageza igisigaye ni wowe urantenguha umva bimwe byadanje utubwo hari igihe muvugisha ati ndabuze undi kujya
cyane n'igihe tuzaba twabanye n'ibintu ubundi ibintu byose bizakemuka. Nizere ko rero mukuru wawe atazakurusha ukuntu yafata. Ntabwo yambeshya ko se si unkunda. Yageragezaga nakubona ko umwanya wanjye wose ari wowe mu cyambere nyine ni uko nyine ni uko nkunda. kugukunda aho ndakwemera byane. Se yagiyeho ntabwo mperuka kuvugana nawe. Oya tureke no kuvuga ibyo biramureba. Kubera iki dusha ntabwo twamuterera. Tumureke twivuganire ku byacu. Ese pe wawu. Singo buki ujya kumbwira ngo kino no. Ngaho mbwira. Ubonye iki? Nyine sigajya muri nshimwe nyine. Zagaze neza. Ubonye iki byo gore? Ari kuza ko byanduye. Byaranze mwana byaranze. Byoza mu byaro. Iyi nda yawe. Nese bundi pe ku kazi imeze bite? Kazi ni sawa kari kugenda gake gake. Nta kibazo. Hari amakontineri yavuye mu Bushinwa. Bivuze ko ujya gusinyira ko yahageze i Kanombe. Ubwo ndaza kugenda hakiri kare. Ndaza kugenda nko mu masaha umunani mu masaha cyenda. Nari nzi ngo turirirwana. Yabererwa naho ntabwo byakunda. Akazi ko kugira ngo umuntu akice bibaye. Siko tuzirirwa n'ibyo ntabwo batunga umunsi bagati ntabwo ntibijye mu kazi. Umunsi. Tukirirwana. Ariko niyo habaye isaha n'aho njye nawe tuba twirirwanye nta kibazo. Ntabwo ibihageze. Haze aho yawe. Ntabwo ibihagije. Ubwo rero uzabona bihagije twarabaye. Uzajya urambona buri nimugoroba ariko nijoro hari igihe nakunze kurara mu rugo. Hari igihe ngiye mu kazi nkararayo ibiki. Nawe yari yaramenyeye. Ariko nanone ibintu byo kwivunisha ntabwo ari sawa pe. Ntabwo aba ari sawa. Kwivunisha se mu mafaranga ko ari ibintu. Ntabwo nyine utivunisha. Ngakira. Sinzamubona bicuye. Your friend. Perezida bose. Ndabona sikuba wasize inzu ifunguye. hari utwara indimo hari inyuma Kibisha tangaho. kanagushire kuri porutomanjesha Yego. umusego ni ibiki bose Meze neza ariko. None ze bataje ryari? ni mu kanya nta nubwo ari kure cyane mu kanya nari manutse Cyari hano mbwire mubaze. Nta makuru wamenye kuri wa mukobwa namutumye n'umushake. bose ngiye ukuntu ndi kubyumva uriya mukobwa ni akamariye uzabona unazengurutse ariko nkamubura niba atari akamari nagenderaga karitsiye z'abandi niberesheje nazengurutse naho natageze nkabaza buri umwe mbonye abakobwa abahungu abana abagabo amapusi imbwa zose ntamubuze habuze n'uwambwiraga aramubuze Nise wagiye mu makaritsiye angahe? reba hano ruguru kwa Ntuza kwamagaye abangana nahazengurutse irakaritse abaturage na zirango zose zirimo zose nazigezemo nzamuka ruguru kwa Ntuza Iyo wamuka n'umuri w'akaritsiye wakugeze. kandi nawe nagezemo noneho nahuriyemo n'umukobwa namubaje akambwira ngo ajya gusa n'uwo bazi ariko nawe birangira amakaniye ngo ntago ari Umukobwa yagiye. bose inama nakugirayo ntushaka umureke kuko uriya ni ingegera ntabwo ujya gushaka umuntu ukigura amuzenguruka Okay, niba yarabaye igisi nagufashije niba yarabaye uwo mumarine ntabwo uzamunzanira abo mumarine. oya ntari nimba ubishaka nanjye ejo ndasubira kumushaka nimubura ariko si amafaranga sinakwemereye. oya yo ngomba kuyabona ntabona ngomba kuyabona n'umushahara nzawongera muzana umukozi. ibyo ni nabyo nshaka byo kongeza umushahara ushaka uzambwira mu mazi njye kumuzana Mbese utegereje ntabwo ari ahubwo
ariko ndi kubitekereza ngasanga uriya mukobwa ni imbobo mwa bose ntushaka umureke. oya ndamukeneye, yaba imbobo ataba imbobo, yaba umusirimu yaba umunyamwana, ndamukeneye kumubona. oya kuba ari imbobo ni imbobo nuko nawe nawe uri umukire, ariko uraho ni imbobo. wabuze abandi wafata beza batari uriya ukwirigura uko ubunga ifoto. ako tuzi umushakiriye ntabwo bizi kandi utangiye kurengera mwa uriya mukobwa ndamushaka, yaba asa neza yaba asa nabi. ansiye mbona ku kazi, humura akazi kawe ntawe uzakaguza. kari ikigegera ko mutabana. ariko uramuzi? muzi yesi. none ko kumwita ingegera? nuko namushatse ahantu hose nkamubura. azi umuntu kukubyanga tuye muri rakaritse ukajya muhabura n'umuntu nagasohoka agagetisi. mbese nta n'amakuru ye, nta n'umuntu yageze aho uzakuvuga amakuru? nta n'umwe habe muri ziriri n'ifoto yewe n'umwenda yambara. nabarijije waba ujya kuguze barambya tumuzi nitu. heba urana imbobo nje nakubwiye, heba ntabwo wamubona. icyo nzamushaka nzamubona. naho ubundi kuvuga ngo uramushaka, heba rwose ntabwo wamubona. mbese hano kuri indege nzayibwira ko wakuriye ibicuguti nako inuza indege, wakuriye indege ukajya kumushaka. upfa muri iyi minsi ariwe ndi gushaka, ariko ngombe nzamubone kabisa. ntuzi niba kumaze iki? oya ninjye uzi icyo nzamubaza. niba ugiye kujya arakora iraweza byihore bijya mu magambo menshi. ntunganyiriza amazi n'igikoga ukanyashyira ariko njyewe nibyo ndi kukubwira, uraho n'imbobo ntushaka umureka. wenda nuko nawe waba uriyo nako nuko waba uri umubosi, ariko uraho n'imbobo rwose. uramureke mukureho amaso ingegera ntagaragaza bagacira ayo mazi ndaje. niba uko ntakwita akadobo usigaye urashanuka nawe. gerageza ntunganyiriza amazi nze noge. ngombe nzamubone rwose, yaba asa neza yaba asa nabi, yaba mu cyaro yaba mu mujyi, ngombe nzamubone, ngombe nzakubone, wamwe Imana mukobwa.